uzikara agahenge n'agahenge hari igihe Imana ishyiramo agahenge nubwo duteragana kandi ukaba ufite isezerano Imana igeraho igashyiramo agahenge usa neza fani kandi ikimbabaza hari abahungu batagira amaso ubona n'ubu hari abadukurikirana kuri kamera bareba fani ntibabere se buriya we unarebye ntiwakere uyu munsi bagomba kwerekwa mu izina rya Yesu uyu ni umukozi w'Imana umuhanuzi abasore ni yemwe basore dore mbatungira urutoki umushizi wawe mu rugo abadayimoni nago bakuniga nijoro nago bakuri kumwe n'umukozi w'Imana kandi ngeneye abasore bashaka abakobwa buzuye umwuka wera bakajya bafatira ibyana by'impunzi bishaka bisesa abo nabo barakirukanwa n'isezerano ku munsi ryasohoye mushumba hari igihe rero umuntu aba ari mu masezerano tuguhaye ikaze mwene data udukurikiranye kuri televiziyo yaduhumurizanye munyemerere uyu mwanya tugiye kubanamo turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye turagira ngo nk'uko dukomeza kubana mu ijambo ry'Imana n'uyu mwanya tuguhe ikaze mu ijambo ry'Imana ariko mbanze nkumurikire abantu turi kumwe nabo nge muranzi nitwa Pasteur Ndorimana Edouard ndi umushumba w'itorero Bethlehem reka nkurekere kuri mugenzi wanjye Pastor Safari nkaba n'umushumba mu itorero ryitwa Église du Peuple de Dieu mu Rwanda. Amen. Urakoze cyane. Reka na mushiki wacu akomeza abibwire musanzwe mumuzi. Ni mwene so Uwineza Fani. Amen. Neranira kuri ADPR ikinyinya Yesu aduhana umugisha. Urakoze cyane nkuko tubibwiye rero uyu mwanya munyemerere dusome ijambo ry'Imana turi buze gushingiraho ikiganiro cyacu. Ndagira ngo tuze kuvuga umwanya uhagije kandi nzi kuragira umugisha ukomeye. Reka dusome mu ijambo riri muri Luka ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cyaho cya mbere n'umurongo wa 37 ari ijambo rivuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Tongere dusubiremo aka kajambo nubwo ari kagufi ariko gakubiyemo ibintu byinshi cyane. Ngewe iyo mbirebye nsanga inyito iri jambo rivugwamo irigaruka inshuro nyinshi muri Bibiliya ku buryo udashobora kuzirondora kuko akenshi bivuga ku isezerano. None hano uyu nawe mwanditse aravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Reka twifashishe na Zaburi y'ijana na 5 murongo wa 8 aravuze ngo yibuka isezerano rye iminsi yose ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Ese si n'igihumbi n'ibihe ibihumbi none n'ibihumbi bitabarika uko nano ntabwo yavuze imibare shobora kuba ari amamiliyari y'ibihe amamiliyoni n'amamiliyardi y'ibihe ariko Fani uzi ko aha hantu uhuye mu isomo rimwe nubwo atari cyo kiganiro tugiye kuganiraho ko Imana idashobora kwibagirwa ijambo yavuze. Ntabwo bishoboka. Tuze no kuboneraho kubwira abantu Imana avuganye nabo ko Imana itigeze yibagirwa ibyo yavuganye. Ntabwo Imana ijya yibagirwa. Bishobora gutinda ariko ntibishobora guhera. Ntabwo byahera. Wadusengeye Imana tugatangira. Turakubashye mwami Imana yacu turakunezererewe amasaha nkaya tugushimiye ko warinze ubugingo bwacu karinda imibiri yacu tukaba turi bazima izina ryawe rihimbazwa. Uyu mwanya rero mwami uduhaye wo kuganira na bene data ijambo ryawe turakwinginze kugira ngo dushoboze umwuka we wera hagati muri twebwe dusengeye abadukurikiranye kugira ngo mwami nyagora ku ngoma Imana ubaye gusobanukirwa umwuka wawe wera arushaho gusobanurira ijambo kurenza ko twebwe twarisobanura ngaho dushyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane Safari Imana igumugisha. Amen. Fani Imana igumugisha. Amen. Ndagira ngo dutekereze iri jambo turiganireho twese. Ngewe navuga ngo turaza kuvuga ngo imbaraga z'isezerano. Imbaraga z'isezerano. Icyo kintu mu buryo bwumvikana isezerano rifite imbaraga. Mushumba turagira ngo abadukurikiye bongere baha agaciro isezerano bafite n'abatarifite barishake. Ariko ngewe Fani sinibaza umuntu ashobora kubaho ati atagira ijwi ry'Imana rivuga. Ubundi ukuntu mbyumva impamvu bishoboka iyo twamaze kwemera Kristo tukagera ikirenge muke tukaba abakristo muri make tukamwemera tuba duhindutse abana be. None niba tumaze kuba abana b'Imana burya nta kintu wakora ngo uhishe umwana
wawe mu rugo mutavuganye. Rero ni ukuvuga ngo abo mu rugo kwa data, abana kwa data nibo bafite imvugo ya se, nibo bafite isezerano. Utaraza mu rugo ntiyamenya ikirurimo. Bajya baca umugani bakavuga ngo urunyuze inyuma namenya ikiruri imbere. Rero niyo mpamvu umuntu udafite isezerano aracyari inyuma y'urugo rwa data. Twamukangurira kuza kugera nawe amenye. Hari n'uwageze mu rugo rwa data ariko ntamenye yuko afite isezerano, ugasanga ameze nk'utagira. Niwe tuje kwibutsa yuko hari afite isezerano. Impamvu mbivuze niyi, urabona Bibiliya avuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza tugomba kugenderamo muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga yaraturemye nk'uko bavuga ngo made in Rwanda, twebwe turi made in heaven, twaremewe mu ijuru, hanyuma adushira hano. Umaze gusohora ikintu, igikoresho mu ruganda, bagihereza ikintu bita kataloge yo kugenderaho. Twebwe kataloge twahawe ni ijambo ry'Imana. Mu gihe duhuye n'ikibazo hahandi bavuga ngo bagiye gukora, bakore tureba muri kataloge tukareba isezerano Imana yadusezeranije. Haleluya. Niyo mpamvu Abisiraheli bari kuva mu butayu, bari mu rugendo, bafite isezerano. Niryo bagendana. Umwami w'Imowabu araza abwira Balaki, ndakuzura umuhanuzi ufite impano yo kuvuma abantu, ngwino umvumire ubu bwoko. Nawe amaze kumuha amafaranga arahaguruka ngo ngwino umve. Ageze ku musozi agiye gusora umuvumo, hasohoka umugisha kubera imbaraga z'isezerano. Hanyuma aramubwira ngo Balaki ngwino umve. Imana nagwa ari umuntu ngo ibeshe, nagwa ari umwana w'umuntu ngo wayicuze. Icyo yavuze, icyo yasezeranyije izagikora. Ubu bwoko bwahawe umugisha zishobora kubuvuma. Izo ni imbaraga z'isezerano. Izo nizo mbaraga z'isezerano. Mukozi w'Imana. Buriya rero njya nkunda iri jambo nkunda kurikoresha buri munsi. Nugira ibyago ntubusenga, uzashaka kujya kuraguza. Ewe njya mbivuga kandi impamvu byeru. Umuntu wese muri iyi si, yaba akomeye, yaba yoroheje, yaba afite, yaba adafite, agira ibintu bishobora kumugora birenze ubwenge bwe, birenze ubushobozi bwe. Niba adashaka Imana, akaba yaranze gushaka Imana, akaba yumva muri we atazasenga ngo asenge Imana yo mu ijuru, azahitema ajye kuraguza. Usibye ko abahanga burya udasenga araraguza. Ubundi niko biba bimeze. Iyo umuntu adasenga araraguza. Kandi burya n'abapfumu bagira intsinzi bahanga bo. Sibye ko nge ntajya nzemera. Burya ziranabahinduka. Ntabwo ariyo ni ibintu biri fake, ni ibintu biri pirate. Tuzi ibintu by'umwimerere, ni ibintu Imana itanga. Kuko umugisha Imana itanga nta mubabaro ubamo, nta muvumo. Imana ntabwo yaguha amafaranga ikubwire ngo ujye kurara hanze cyangwa urare muri toilette, urarara ugasinzira. Umupfumu akaguha amafaranga ishaka kubwanga ariko niwemerewe kugenda mu modoka kazajya ugenda n'amaguru cyangwa ukaba muri nyakatsi baraziciye ukagira ko wubaka ahantu hayihishe kugira ngo ubone uko ujya. Turashimira Imana yatubatuye imivumo yose. Niyo mpamvu umushumba aho uvuye gusoma ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ndashaka kubwira umuntu wese uri kudukurikira, Imana niba yakubwiye ijambo, urabona hari bombe bigeze gutera mu ntambara ya kabiri y'isi bitwa bombe atomike. Umuntu ufite isezerano ry'Imana naho batera bombe atomike hano, kuko ijambo Imana ivuga ntabwo rihera, ryahitana abandi bose badafite amasezerano, ariko ufite isezerano urifite akasika agomba ahamye. Amen. Hari umugabo umwe uduha ubuhamya, Imana yamuhaye isezerano muri 92 iramubwira ngo nzakurinda. Abandi bavuga ibindi, ababazwa nuko imubwiye kamwe gusa, wizande ko si izandinda gusa. Abandi bazamera batya, abandi bamere batya, ngewe kundinda gusa. 94 ngo igere, abiwabo bose barabica muri jenoside. Nawe baramufata ngo yari yuri igiti. Ubuhamya bwe muzagenda mumwumva, sindi bumusobanure cyane. Ngo ariko ngo muri icyo giti ngabicanye n'ubundi banyura munsi y'igiti baramubona. Ngo arangije arabwira ati nubwo mumbonye munyemerere munyice nasenze. Ati manuka wambwaho, manuka tukwice. Ageze hagati kwitabi rya mbere rirya agiye kumanuka ngabageremo. Bati ngaho sengera aho ngaho. Arasenga aravuga ngo Mana yo mu ijuru ivuga ibinyoma
wagiye kunsezeranya ngo uzandinda none bagiye kunyica utaritse amabinga mu ijuru urumva atutse Imana ariko kuko Imana Yesu igeze kuvuga ngo n'igitutse abantu batuka Imana bazakibabarira ariko umuntu utuka umwuka wera ntazabarira igitutsi yarakibabarira reka mbabwire uburyo yakibabariwemo ubundi kuri icyo gitutsi yari gupfa ariko Imana yarabyirengagije irinda ryasezerano ngo baramwitegereza ngo Imana itaritse amabinga sha batise uyu si umusazi umuntu ututse Imana wowe mwebwe nubwo turi kugira gutya mwatinyuka mukayituka none se umuntu utuka Imana murumva ari muzima se turiteranya n'umupfu n'ubundi wapfuye nimureke iyi mbwa izicwe n'abandi mureke twigendere baragenda ararokoka uyu munsi n'umubwiriza butumwa nibyo urumva ko Imana irize rya jambo Imana ifite uburyo inyuramo ikarinda ijambo yavuganye n'umuntu wayo wibuka umunsi batuma kuri Dawidi ngaze yicirwe kwa se wa Sawuli ngo baramuzanye ageze mu murwa hagati acira inkonda abikigoryi inkonda ziramanuka ariko iriya tekinike nayo irihariye baramureba baravuga ngo ari kubundi nk'iki ko nabatumye Dawidi muzima nabatumye umusazi mukinkura imbere ngakiva imbere ya se wa Sawuli iramubwira ngo iruka nk'ugiye kwihisha ndakurokoye Imana idukirisha ibipfu ikindi kubera imbaraga z'isezerano ufite isezerano none Imana iyo ikurebye ibona ryasezerano muri wowe ntabwo ari wowe ireba niyo mpamvu ushobora gutega bisi ujya icyangugu bisi igashaka gukora impanuka noneho Imana yareba muri bisi ikabona harimo isezerano ryanjye abandi bose bagakira kubera isezerano ntibona ba bandi bose ahubwo ibona isezerano iri muri bisi ikarinda bisi ikarinda isezerano cyane ryavuze ngo iririnda ibihe ibihumbi mbese ihita ibonamo nyiri isezerano urancokoje burya nsanze burya akenshi hari igihe twivovota ngo hari ibyo Imana itari yakora ariko twirengagije n'ibyo yakoze burya kenshi Imana ikorera abanyamasezerano ibintu byinshi uzifani umwe yigeze kwigisha aravuga ngo nushaka kureba Imana uzayirebere mu byo imaze kugukorera noneho bizaguha imbaraga zo gutegereza ibyo yakubwiye abantu benshi bananiwe gutegereza ibyo Imana yavuze bavuga ngo biratinda nyamara burya bayishakiye mu byo yakoze n'ubundi naho bayibona barayibona buri gihe nuko hari igihe isezerano rigeragezwa mushumba isezerano rikageragezwa hari ukuntu Satani yabyivangamo ashaka kukwereka yuko Imana yabyarayinaniye ariko Dawidi akongera akavuga ngo uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose ni ukuvuga ni wa wundi ufite isezerano hari igihe none arakomeza aravuga ngo ibihumbi bizagwa iburyo bwawe inzovu zigwe ariko zakomeza uhagarare ni kubera ikintu kubera isezerano rero isezerano rikageragezwa niyo mpamvu ako kantu ndashaka tukavuga aho twasomye muri Zaburi 105 isezerano ryaraje rigerageza Yosefu riramugerageza uhereye kuri Yosefu yego burya na Aburahamu uhereye kuri Aburahamu uzi ko Imana ikubwiye amasezerano urabona mu itangiro 12 yabwiwe kuva ku murongo wa 2 n'uwa 3 harimo amasezerano 7 akomeye cyane iyo umunyamahamagaro y'umuntu wavuganye n'Imana ari n'amasezerano y'umuntu wese Imana ngo yavuge ngo buke mu gitondo inzara iratera cyane kandi Imana ndi yari yayimubwiye yari yamubwiye ko izamuhindura ubwoko bukomeye ikamushyira hejuru ikamamaza izina rye ufite umugisha sarashitso akabasekuruza amahanga ngo buke mu gitondo inzara iratera ahungira ye muri Egiputa ageze umugore baramutwara umwami wa Egiputa atwara umugore arabesha ngo ni mushiki wawe kubera inzara byavuye mu kubeshya byavuye ngo bamutwarire umugore ni ukuvuga byavuye mu bwoba hari igihe abanyabwoba hari igihe Satani atera ari kugerageza isezerano agagutera ubwoba urumva iyo aguteye ubwoba uranyeganyega ndashaka guhumuriza abantu bari kudukurikira hano Aburahamu Imana yamusezeranije kuzamuha umwana ariko agerageza gushakisha anyura inzira z'ubusamu Imana ikamubwira n'ubu haje Ishimayeli ariko ntabwo ari umwana w'isezerano hari abashimayeli bakurimo ariko atari isezerano rye atari isezerano bavuka mbere barihuta bakaza bafite imbaraga bafite ibiki byose ukagira ngo niryo sezerano ry'Imana ariko ntabwo riragerwaho biravuze ngo ikintu kitari isezerano kirihuta
kiza mbere ako kantu kubera iki asobanure neza kubera iki kuko ibyo havutse bintu ndabizi kubera iki Imana ivuze ngo Aburahamu nzaguha Isaka nzaguha umwana noneho aragiye abateye inda Hagayi abyaye Ishimayeli kubera iki aje mbere ya Isaka biravuze ngo iyo rimwe na rimwe duciye mu isezerano duhura n'iby'Imana itavuze ariko bidakuyeho ko iby'Imana yavuze bizasohora gusa na bya bindi twaboneye mbere nubwo waciye ibumoso ukabibona kuko gusa Imana yavuganye nawe ijambo nabyo ibiguheramo umugisha nubwo atari umugisha bushitse Ishimayeli yabonye umugisha Imana yabwiye Hagari nguriya mwana nawe nzamumugisha amumugisha wa peteroli kugeza na n'ubu ba Ishimayeli nibo bafite peteroli subiramo icyo kintu ba Ishimayeli bafite peteroli ubutunzi bukomeye ku isi yose ni twebwe tujya kuranguraho peteroli n'ibiki byose niyo mpamvu ndashaka wowe basezeranije wabwa isezerano ry'Imana ntabwo giratinda Aburahamu yabonye isezerano ryo kuzabyara Isaka afite imyaka 75 aza kumubyara afite imyaka 100 imyaka 25 yose wowe nturamara n'imyaka 2 n'imyaka 3 utangiye gucika intege n'ukubera iki isezerano ryaratinze imbaraga y'isezerano rirahari ikindi cya kabiri nshaka ko tuvugaho ndagira ngo mumfashe tuze guhumuriza abantu ariko kandi tunabayobore cyane isezerano nemera ko rigeragezwa yego burya isezerano rirageragezwa reka mbaho urugero rwa bugufi umwana umwe ndibuka yari umukozi wo mu rugo akorera neza shebuja akaza agakora neza agiye gusenga kimicanga murahabona kuri adeperi kihatuye mbere hari umuhanuzi wahabagara muhanura tumva uko Imana ivuze umwana yumvaga rero nawe kuko ati Imana iravuze ngo nguhaye inkoni y'ubushumba atuhereye uyu munsi ati ndi Imana nzasohoza ijambo uvuze kandi no umukozi ati cya kabiri ati ndi Imana izagura imbago zawe nkakugeza mu mahanga ati isi yose izagikurira umwana arabitekereza arizera aratahita asezera neza aravuga ngo mabuja ndagira ngo mbicaze mbabwire Imana yavuganye nanjye ko ingize umushumba rero kuragira amasahani byarangiye unyemerere rwose mumbabarire twabanye neza ndasezeye ugiye kuba pasiteri muri rusengero se ati Imana yabivuze ariko muri itorero se basi ati Imana yabivuze umwana arasezera asohotse abaho ubuzima bubi yizeye cyakinda ako kanya kuko uyu mwanya mbabwira hari abantu bari mu ngaruka z'uko batemeye gutegereza isezerano batanamenye inzira ricamo bihuta kuva aho bari basezera kare erega buriya hari abantu baba mu ngaruka z'uko basezeye kare buriya hari igihe Imana ivuga isezerano ukagira ngo rirasohora uwo munsi tumenye ko rizageragezwa ariko iyo ashaka kuvuga ngo muze kuvuga ko urwo rugendo rwa Yosefu waruvuze Yosefu Imana ivugana nawe yabirose mu nzozi abibwira bene se na nyina arongera birota ubwa kabiri uze kubisobanuraho neza ariko yibagirwa ko iryo sezerano rizaca mu nzira ikomeye ariko uwo mwana uko byaje kugenda gisezerano ryarasohoye uko niko biri tubwirano uze gusoma iki gice c'105 iyo usomye n'umurongo wa 19 aravuga ngo kugeza ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye isezerano ryaramugerageza donc kugeza aho ryasohoreye ryaramugerageza ibyo bintu ese isezerano riragerageza kuko turi ku ijambo rivuga ngo imbaraga z'iki zisezerano mukozi w'Imana ikintu navugaho cyambere iyo Imana yatanze isezerano reka mvuge kano kantu nawe Imana yacikwa n'ijambo gucikwa n'ijambo rikayicika gusa irarisohoza nubwo ryatinda nawe ryatinda noneho hari igihe umuntu yumva ngo nguhaye umugisha akagira ngo ejo mu gitondo ari bubyuke uwo mugisha arawubonye noneho agatangira gutinza iryo sezerano hari n'igihe natwe tubigiramo uruhare kugira ngo isezerano rigeragezwe Yosefu yagize ingaruka kubera iki we yumvise yuko azaba umuntu ukomeye bene wabo bene se bazamupfukamira ahita bibabwira ubibwiye umwanzi uzagupfukamira agomba kukwanga ubonye umugabo ubonye isezerano ryo kugira fiancé utangiye kubibwira abandi bakobwa badasenga bazatangira bakubeshere ngo uriya ni indaya bakabona umuhungu uje kugutereta nguriya ni indaya yakuye mu indaya yagize gute isezerano rigatangira kugeragezwa bigatinda kubera wowe kubera guhubuka none kubera Yosefu yahubutse arabivuga baramwanga
cyambere bamujugunya mu rwobo ariko Imana ishimwe kuko itagihinduka yavuga ngo nubwo bakujugunye mu rwobo kubera ubujiji bwawe nzakurindira muri urwo rwobo agumamo ntiyapfa. aha hantu akantu numvishemo isezerano n'umutungo wimukanwa agiye mu rwobo ariko isezerano arimanukanyemo aho wagera hose isezerano rikugenda inyuma ngo ni umutungo wimukanwa iri sezerano iyo ugeze gato iyo ugeze kwa muganga uri sehashi ntabwo isezerano urumvira irishurirwa ngo isezerano n'umutungo wimukanwa ntabwo isezerano riguma mu rugo ahubwo no muri sehashika ku gitanda uriho isezerano muri kumwe hahandi abaganga byabacanze bavuga ngo ubu ngubu byarangiye ni mu Buhinde ni hehe isezerano rivuga ngo mwana wanjye uzabaho ryo rirahari aho ngaho igihe babona ko umwuka uheze isezerano riramuzura isezerano inzira yose wacamo ntabwo risigara inyuma turashimira Imana yuko isezerano ari umutungo wimukanwa. Nimba Imana ikubwiye ngo mwana wanjye ubundi turi ku isezerano papa turi ku isezerano ibwiye Yosefu ngo bene siga utsindwe nayo wari urimo ubure na Minivari ujye kwicara irakubwira ngo nkoze ubukwe na fiance mwari muri kumwe akagukatira akagenda iryo ni isezerano ariko nibivuze ko yavuze ubukwe itazabusohoza rero iri sezerano twahawe mushumba Imana yo nimbara kubwira ngo uzaba umushumba wibuke inzira wanyuzemo uzi kuntu byangoye nako byakuruhije uzi kuntu najyaga nirirwa nibaza uzi ko nigeze kuba ngo waranshutse nemera gucukika yes ngeze kubivuga nabana Imana genda waranshutse isezerano rero umuntu agendana naryo icyo kintu uvuze singiye kuvuga ubuhamya yego hari ahantu twigeze tubanura hasi hariho umunsi umwe Satani yansuye arambwira ngo ariko ngo nuko bamamara kandi kuko nari mfite isezerano rivuga izanyamamaza izagushyira ahisi yose kureba ndavuga ndetse Mana nuko bamamaza buryo cyakoze genda uranyamamaje nanjye ijwi ryaranganirije ndi mu gitanda nirirwa umunsi wose nihebye ariko bigeze nimugoroba numva ijwi rimbwira ngo erega ndi Imana irindi jambo naho amen turashimira Imana ntabwo twabivuga ni umutungo waryinjiranye hariya noneho turimo turavuga rirageragezwa niyo mpamvu hano 105 muri Zaburi umurongo wa 19 ngo kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye isezerano rye ryaramugeragezaga rye apani ry'umuryango ryaramugeragezaga none mu gihe riri kukugerageza rikagukanda ugomba rero gushikama ku ijambo mwavuganye n'Imana riramugerageza rimuvana mu rwobo baramugurisha agera muri Egiputa agira agahenge hari Imana burya katari kanaba buriya niba hari abantu kuba ku isoko ryo kugura burya ukugura araguhindagura cyane agira imbavu cyane rwose se buriya umutwe ufite formule burya umuntu agura ntabwo apfa kugura baramugaragura uhari igihe umuntu aba mu buzima bwo kugaraguzwa gato cyane rwose ukarya uko bashaka ukarya uko bashaka ukagenda uko bashaka ukarara uko bashaka kuko isezerano ririmo riragerageza rirahari ariko fani basta komeza wana ariko icyo nari ngiye kuvuga ni kimwe uzi ko isezerano Imana yemera ko bagucisha ahantu bakuzunguza cyane bakugaragura cyane bagira bati wagira ngo nk'ikizi njya mbona ikintu bakunda guhindagura ari amavoka ku muhanda mujya muyabona amavoka ku n'imineke byose urareba avoka wese ubundi iraryoshye ese ko nubihiye cyane umuntu ashobora kuba afite isezerano ariko akaba mu maboko y'abamugaraguza hagati y'abamugaragura kandi arifite sha ariko ikizi nibyo rizadukura muri ayo maboko iryo ufite rizagukura muri ayo maboko aguhindagura nubwo bari gusuzuguranye nubwo bari kwamburiye agaciro ariko isezerano riravuga ngo mwana wanjye nzakubahisha nzakwamamaza nzakugirira neza nkubwire pastor niba hari umuntu nuba ni umuntu ufite nzayima uwo muntu uzamwitondere yewe kabone naho yaba ari umukozi wo mu rugo nkoresha anshyirira ibiryo ku meza ariko nkumva Imana imuvuzeho ngo nza
simurebera ku masorori kuko uzi ko buriya Bibiliya ivuga ngo niba ari ikintu gitangaza Imana cyangwa se gitangaza mu buzima ni ukubona umugaragu yahindutse iki umwami cyangwa se kubona umuja yahindutse umwamikazi muzi ko byabayeho Esther ahinduka iki umwamikazi umuja bavuga ni Yosefu wahindutse umutware abo bantu uko ari babiri bajyanywe n'amasezerano ntibajyanywe n'akavukire ntibajyanywe nuko bari bafite ababyeyi bajyanywe n'iki n'isezerano ngo riramujyana ari gukomezanya muri Egiputa ngagira agahenge komeza utubwire agira agahenge gatoya kwa Potifari hari igihe tuba mu masezerano ukagera mu bibazo Imana igashiramo imiyaga ariko isezerano rirazo ivuze imiyaga igashiramo imiyaga iminsi yadushyire n'imiyaga nukuri ko Imana reka nkubwire jewe covid itangira navuze nti turapfuye none abakorera Imana tutunzwe n'umurimo w'Imana ese none turabaho dute ariko ikintu kintangaza pastor urasa neza Fanny jewe nabonye ibiro byawe byariyongereye agatuza ufite wagira ngo nakabagabo turashimira Imana kandi nanjye urabona urasa neza uzikara agahenge yadushyire hari igihe Imana ishyiramo agahenge nubwo duteraganwa kandi ukaba ufite isezerano Imana igeraho igashyiramo agahenge uziko usa neza Fanny kandi ikimbabaza hari abahungu batagira amaso ubona n'ubu hari abadukurikirana kuri kamera bareba Fanny ntibare se buriya wowe unarebye ndi wakere uyu munsi bagomba kwerekwa mu izina rya Yesu uyu ni umukozi w'Imana umuhanuzi abasore ni yemwe basore dore mbatungira urutoki umushizi wawe mu rugo abadayimoni nago bakuniga nijoro nago bakuri kumwe n'umukozi w'Imana kandi nkeneye abasore bashaka abakobwa buzuye umwuka wera bakajya bafatira ibyana by'ingunzi bishaka bisese abo nabo barakirukanwa n'isezerano ku munsi ryasohoye mushumba hari igihe rero umuntu aba ari mu masezerano akayatinza kubera iki Yosefu agera muri Egiputa Imana imaze gushiramo imiyaga ahura n'ikigeragezo cy'umugore hari igihe umuntu agera imbere y'umugore cyangwa imbere y'umugabo isezerano akaritinza agashaka kugwa ariko Yosefu aravuga ngo sinahemukira Imana zarinda isezerano kugeza igihe bamushira mu nzu y'imbohe ariko Imana iramubwira ngo nzabana nawe Bibiliya tubwira no twasomye ngo umutegeka w'amahanga yaramurekuye umutegeka w'amahanga ni wamurekuye kuko afite isezerano pastor fanaraza gukomeza avuga arakanda abashaka kuvuga ariko uvuze icyo kintu umutegeka w'amahanga niwe wagize ute ni wamurekuye uzi icyo bisobanura buriya nubwo isezerano rigeragezwa kugeza ubwo na bene wanyu bakugeragereza mu isezerano burya intambara nyinshi tugira ni za bene wanyu Fanny reka nkubwire intambara nyinshi abantu bagira ni za bene wacu bo mu rusengero ni za bene wacu tuva indimwe ni za bene wacu mwa data wacu mwa mama wacu mwa shangazi mwa heye abo nibo ntambara za mbere ariko nubwo badusunika Imana yateguye amahanga azaturamira Yosefu yasunitswe na bene se ariko Imana itegura umutegeka w'amahanga uzamwicaza ku ntebe bene se bakaza bakamupfukama amen Fanny uzuba intambara wagize wowe hari n'igihe bagusunika kuko watinze ahantu hamwe none umuntu akagusunika akagufasha kugenda kugira ngo ugere ku isezerano cyane akagusunika ukagwa mu bisubizo mbese bakanjugunya mu maboko y'Imana mu isezerano aho ngaho mbese bakanterura banjugunya Imana igahita insaba ati n'ubundi nahana ringu nagira ngo tubwire Imana hari umwarimu umwe wangaga umwana ku ishuri akamwanga kabisa pe rero buri yakora n'ikizamini umwarimu akamuha amanota adakwiriye ariko rero kuya kumwanga ariko Imana yari afite isezerano kuri ya mwana rimwe abazungu baza ku ishuri ngo bagiye gufasha abana urumva hari igihe umuntu agusunika akagusunikira mu maboko y'Imana none umwarimu aravuga ngo kuko umwana ndamwanga cyane reka mushire ku murongo w'inyuma kugira ngo nibaza batange kubahere kubimbere uriya w'inyuma nashaka bibure abazungu bahageze baravuga ngo turahera kuri ya mwana uri inyuma nazafata ibintu hari igihe umuntu agusunika akagusunikira mu bisubizo imbaraga z'isezerano cyane ko niko kuri Fanny warugiye kuvuga iki akantu nashaka kuvuga ngaka najyambwire abadukurikiye abanyamasezerano ubu buri wese yamaze kwiyumva cyane yamaze kumva agaciro k'isezerano twavuze ko ari umutungo wimukanwa twavuze ko nubwo isezerano ritugerageza ariko birangira risohoye rwa Potifari rwa shebuja ariko yari
yari buzarinda apfa ayoboye igihugu cya Egiputa ariko ataramiye bene wabo arareba aravuga ngo kubw'isezerano natakaza ibyo mfite ariko isezerano nkarisohoka ngo bamwambura imyenda ikanzu barayisigara aravuga ngo n'umwitero nimushaka mu gusigara ariko isezerano musho uzatakaza ibyo ufite ibigaragara utakaza abantu ariko ntuzatakaza isezerano ry'ubushumba utakaza inshuti ariko isezerano urigumane isezerano rizana abandi ariko ntabwo abandi bazana haleluya inshuti ntizazana isezerano ariko isezerano rizana inshuti Imana ihimba ndagira ngo mbwire abantu rero bongere bafate ku kintu bita amasezerano bakomere ku isezerano urirarana ubusa ariko urikomereho uryambarana ubusa ariko urikomereho isezerano bagusohore mu nzu ariko urisohokane isezerano risohokane kuko iri sezerano ririmo ngo mwana wanjye nzaguha kadasiteri bagusohoye muri cyumba na saro isezerano harimo kadasiteri narimvuze ngo iki narimvuze ngo sohoka usohokane isezerano kuko iryo sezerano rifite aho rikujyana tuvuge ngo amen niwibeshya gato wa mukobwa uri gushaka akazi aho udepoje bakakubwira ngo banza uzane avansi ubwo wayumvishije ukayitanga uyu mwanya utakaje isezerano ry'akazi cyane uragakora ukwezi kumwe uratanga kandi nagenda ndazongera kubona iki akazi biravuze ngo ako kazi nakareke amusaba kwigurisha agumana isezerano iri sezerano nakunze umwana umwe w'umukobwa yaradepoje twari twasenganye Imana iramubwira ngo mwana wanjye nzaguha akazi aradepoje ahadepoje ahasanga umukire nyine shebuja aramubwira ati rero kandi barahari shaho umuntu rero ugomba kubona aka kazi hari ahantu tubanza gucana mu cyumba tukagahura ubundi tukabivuganaho aramubwira ati se boss ni shambo rimwe nayishyuye byose birahari nta kibazo turagenda umwana w'umukobwa arahaguruka arabanza mwikaraga imbere aramwiyereka aramubwira ngo reba ukonse amwereka mu mutwe aramubwira ngo reba menshi mfite wazibonye avuga ngo warebye n'isura yanjye undi ati ndabireba wabonye uko nambaye ahera ku rukwego aramubwira ngo nabibonye aramubwira ngo maze imyaka 7 nakazi mfite urabona sana ariko surabona sanabi ndati hoya nubwo wabimenya ahita amubwira ngo yabanye nanjye muri ubwo bushomeri n'uyu munsi irabana nanjye sinemeye kwigurisha kuri wowe kugira ngo mbone akazi kuko n'igihe maze nagafite ntabwo Imana yigeze inererana ikintu narishatse kuvuga ni ukugira ngo dutakaze ibituma twatakaza isezerano twebwe tugumane isezerano kuko icyo Imana yavuze papa icyo yavuze ku buzima bwawe ntabwo gihera ngirindi jambo ryayo ibihe n'ibihe kugeza igihe risohoreje ariko fani uvuze icyo kintu Bibiliya iratubwira ijambo Mariya yaganire na Elizabeth bari kuganira tese Imana yavuganye nawe iki ati yambwiye ngo ngiye gusama umwana ngo ntwite nta mugabo ndyamanye nawe atariko byamvanze ese birashoboka ko umuntu yabyara ataryamanye n'umugabo marayika nako ni Elizabeth wavuze iryo jambo aravuga ngo rero Mariya wishidikanye hahirwa umuntu wizera k'ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora niho ririya jambo rivuga ngo kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere reka nongeye mbwire bakuru banjye barumuna bacu n'ababyeyi bagenzi babo uyu munsi hariho umwuka wateye mu basore b'abapfapfa uvuga ngo nago nakwa uwo nabanjije kuryamana nawe none se avance siri sare reka mbanze avance siri sare nuko bimeze mushu reka mbanze nkumve ndebe kunabyara ubu nizabone ngo abanza reka kabyara yego tukabasaba dayimoni mwo abo nabazimu babi cyane uyu muntu akareba uyu mukobwa akabona uyu musore bamaranye umwaka yego mushumba uyu musore harimo gahunda yo kubana dayimoni muzamukiyemo yo kumuhehetaho yo kumuvuga ngo nibabanze baryamane ndagira nkubwire ngo niwibeshya wa mukobwa we mukaryama utakaje isezerano ry'ubuzima bwawe bwose kandi sha benshi naho ngaho bapfiriye ariko kimwe cyo mushumba uyu muntu ukiri kwibuka ikintu Imana yavuze ku buzima bwe akaba kabone naho yaba yarabuze ibyari naho yaba amaze imyaka 30 naho yaba ari umukobwa ufite 40 ndagira nkubwire ngo takaza uwo musore uhaguruka aho ngaho ugenda iyi Imana yavuganye nawe ubukwe Imana ihimba ntabwo izakugumisha mu bukobwa iraza n'undi musore ufite gahunda kuko iyo bivuze niyo yo kwizerwa
gukorwa niko birivuga izabikora bwira uwo musore ngo utaraza narindiho Imana yavuganye nanjye umugabo ntabwo ari wowe wenyine uri mu gihugu abakore baracyavuka sinumuherereza gereka ngo sinumuherereza higize babucurasha wimbwira ngo kugira ngo tubanze tugire gutereka tubanze tubonane no gute mushumba rero dusoza Paulo yabwiye Timoteyo Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo naho tutizera nubwo tutizera twebwe we Imana ahora uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Mu yandi magambo data nago yakwica isezerano ni twebwe dutinze isezerano. Umwana w'ikirara amaze kugenda yagiye kure ya se aragenda ajya kure y'isezerano akabyose ajya gusangira n'ingurube. Isezerano utumye ujya gusangira n'ingurube kubera ikimwene data, ariko amaze kwisubiramo agaruka kwa se. Se amubonye aramubabarira. Ikintu kinezeza icyo se yamukoreye, mu byo yamukoreye yamwambitse impeta iravuga ngo njyewe isezerano nagusezeranije mwana wanjye nubwo wagiye kure yanjye uragarutse rya sezerano ongera wambara isezerano ndacyagukunze bagarutse isezerano rishya. Ariko sha pasta ariko ubu niba hari abantu badukurikiye reka nsabe bagarutse mugaruke mu isezerano. Ubu nta babyeyi nta bagabo nta basore n'abakobwa bagaruka mu isezerano barahari. Reka duha amahirwe aba bantu tuze no kubasengera cyane kugira ngo nibuze abantu bongere batekereze neza niki navuganye n'Imana. Niki Imana yigeze iganira nanjye mu buhe buryo? Ese uyu munsi ndihe garuka. Amen. Imana yavuze iki kuri iki? Imana yambere ese tugana ku musozo twisengera. Imana yavuganye nawe iki? Imana irakorana nawe mu buhe buryo? Haleluya. Ndagira ngo wongere utekereze neza. Tekerezeho. Wongere ureba aho uri. Ushobora kuba uri kuryama ahantu hadakwiriye kuryama. Ushobora kuba uri kwirirwana n'abantu mudakwiriye kwirirwana. Usigaye uri mu biganiro udakwiriye kuganira. Uri mu magambo adakwiriye abantu bamenye Imana n'isezerano ryayo. Garukira hafi. Inzira urimo ntabwo ari inzira mwavuganye n'Imana. Rero Imana iracyagufitiye imbabazi. Imana iracyagufiteho gahunda. Imana ifite umugambi mugari kuri wowe. Ndagira ngo mutange message yanyu kuko nangi yanjye narifite ndayitanga. Fani wavuga iki kuri bagenzi bawe? Icyo nababwira nkuko ijambo rivuze ngo na jambo Imana ivuga ngo rihere, ndagira ngo nongere mbakomeze. Mbwira abantu bavuganye n'Imana. Nabwo iyi covid yatuma Imana idasoza ijambo ryayo. Erega ikibuga cy'indege kirafunze ariko ikibuga cy'ijuru kirakora. Cyo kirakora. Abamarayika baracyagiye. Insengero zirafunze ariko biro y'ijuru irafunguye. Ikibuga cy'indege kirafunze ariko ikibuga cy'ijuru cyo kirakomeje. Abamarayika barimo barakora. Amen. Raporo ziratangwa baragenderera abantu. Nanjye yaranangendereye muri iyi minsi. Haleluya. Reka tubabwire ngo nibongere bagaruke. Nibongere bagaruke. Kuko ijambo Imana yavuze iracyaririnze. Imana ibaha umugisha. Ikintu nabwira wowe muntu uri kundeba aya masaha, ndakubwira yuko Imana yacu twizeye ntirobanura ku butoni. Uko nukuri mu mahanga yose uyemera uwa undi wose ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Amen. Kora ibyo gukiranuka ugaruke mu isezerano. Imana nagwa ari umuntu izabisohoza. Nubwo nta muhanuzi waguhanuriye ufite ijambo ry'Imana, kuramo amasezerano. Rero amasezerano arenga ibihumbi n'ibihumbi ufata iryawe rizasohora. Kandi ugaruke ukorera Imana. Gukorera Imana si kujya mu rusengero. Gukorera Imana ni hahandi ubarizwa kugira ngo babone yuko uri umukristo, abantu bagusomemo kuko uru rwandiko rusomwa na bose. Ugaruke ku Mana, Imana izagusohoreza isezerano yagusezeranije. Murakoze cyane abari badukurikiranye. Munyemerere dufate uyu mwanya dusabe pasiteri udusengere. Usengera abantu bavuye mu isezerano. Ubwira abantu bagihagaze mu isezerano ko Imana ije kurisohoza. Ngewe rero ndikumva nakinguriwe ijuru rwose, ndumva ari ubutabazi. Amen. Fani Karama ntabwo ushobora gutinda gushyingirwa. Oya ntabwo bibaho. Urasa n'umugeni ugiye gushyingirwa. Haleluya. Uzi ko hari igihe umuntu asa n'isezerano rigiye gusohoka. Hano uko Imana igushyize ku mutima. Imana igumugisha. Reka umfashe usubire muri isengesho wowe uri kundeba uvuge uti Mwami Yesu ndagushimiye kuko wampfiriye
kandi uri umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Nagiye kure yawe, ariko aka kanya fasha umwanzuro wo kongera kugaruka, unsoreze isezerano wansezeranije, kuko ni wowe niringiye, mu izina rya Yesu Kristo.